ikindi nanone zifasha amaso kubona neza. Impamvu ni uko zirimo luteine bikarinda indwara z'amaso, noneho zikagabanya no gusaza kw'amaso imburagihe. So byumvikane ko rero intoryi ari nziza cyane. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, hello guys, welcome back to Sari Fact TV, televiziyo yacu. N'ubundi turagarutse muri parte yacu ya health, aho tugiye kuvuga bimwe mu biryo dusanzwe turya ku masahani yacu buri munsi, ariko ugasanga inshuro nyinshi ntabwo tuzi ngo ese ubundi iyo ndiye iki kiribwa cyangwa iyo ndiye urubuto, iyo ndiye ubu bwoko runaka buri muri groupe runaka rw'ikiribwa, ese bimarira iki mu mubiri wanjye. So tugiye gutangira izo episodes aho tugiye kuzajya tuvuga buri munsi cyangwa mu rimwe na rimwe, ariko bikaba ari ibintu bihoraho, aho tugiye kujya tuvuga ngo wenda amazi amaze iki mu mubiri, kokombure imaze iki, tangawizi imaze iki, intoryi, ranci, amashaza, tugenda gake gake tumenya ese ubundi bitumariye iki iyo mfashe intoryi ngiye kuzirya ku isahani yanjye ziba zimaze iki. So reka rero twinjire mu kiganiro, ariko mbere yo kwinjira mu kiganiro reka mbanze mbashimire cyane, kubera ko ibi bitekerezo ni mwebwe tugenda tubikuraho, comment zanyu ndazisoma nkamenya ko mubishaka mubikeneye. So mukunzi wacu yaratwandikiye aratubwira ngo tuvuga imboga, tuvuga imbuto, ariko rimwe na rimwe ntabwo baba bazi inkomoko yabyo, ese ni niyo mpamvu twisanga nyine turi kurya ibyo biryo runaka. So mukunzi wacu yaratwandikiye aratubwira ati harimo info hano hanze aha ko intoryi ngo sometimes ngo ntabwo ari nziza, ariko ubushakashatsi nakoze bwimbitse ku mbuga cyangwa ku ma website cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, of course, kuko inshuro nyinshi no dusanga amakuru agiye atandukanye tumenya, ariko hari igitabo cyitwa Imbaraga y'Imana ivura ikorera mu byaremwe, aho ngaho niho twakuye aya makuru ajyanye n'intoryi tugiye kubagezaho aka kanya. So ntekereza ko rero wowe udukurikiye ugiye kumenya akamaro k'intoryi, hanyuma noneho ukajya urya intoryi uzi ngo izi ntoryi ndi kuryamo iki ngiki. Amakuru twabashije kumenya ari very interesting cyangwa atangaje cyane, buriya ngo nuko intoryi zikomoka mu gihugu cy'Ubuhinde, kandi ikindi nanone ngo intoryi zirimo intungamubiri ngo zingana n'izo dusanga mu bihaza. So ntekereza ko nawe utari ubizi, nanjye naratunguwe maze kumenya ayo makuru. So mu ntoryi rero ngo composition y'intoryi harimo albin ingana na 1.3. Mu ntoryi nanone harimo ngo ibinuri ingana na 0.2%, hakabamo ngo na hydrate de carbone ingana na 4.8%, tukongera tugasangamo ngo amazi hafi 92%, tugasangamo na kalori 27%. So ni amakuru yibanze wakabaye umenya rero mu gihe cyose ufashe urutoryi ugiye kururya. Ikindi nanone twamenya ku ntoryi ni ukumenya ese intoryi zitekwa gute. Intoryi twasanze ko zitekwa nk'uko bateka n'ubundi ibihaza, nkaho bitandukaniye n'uko nyine mu buzima busanzwe ugiye guteka ibihaza nyine kuriya tubiteka mu buzima busanzwe. So ikindi kintu rero twamenya ku ntoryi gitangaje ni uko buriya ngo intoryi zifite umumaro utangaje mu buzima busanzwe, kandi ngo intoryi ni ingenzi cyane ku bantu barwaye umutima, abantu barwaye impyiko, abantu barwaye umwijima, abantu barwaye indwara zikomoka ku mirire mibi nka diyabete na gute, kandi nanone zikongera zikaba nziza cyane ku bantu bafite ikibazo mu mara, abantu bafite ikibazo mu gifu, n'abantu bafite ikibazo cya rubagimpande. Rero ngo intoryi ni nziza cyane, niyo mpamvu nyine ugomba kuzibandaho mu mirire yawe mu gihe ugiye kurya. So dukomeza rero n'ibyo bavuze nyine biri caution cyangwa ibyo ugomba kwitondera mu gihe uri kurya intoryi, ngo birabujijwe cyane kuzimenyereza kubera ko ngo zibangamira ikoreshwa ry'umunyu ngugu witwa iyode, ari byo bitera indwara y'umwingo. So rero kurya intoryi ni byiza, ariko tukazirya not in excess, nyine kuzirya kenshi cyane. So niyo mpamvu rero hari umugani bakunda guca mu Cyongereza
too much sauce is not always good. So ibirungo nyine byinshi cyangwa ibintu bibaye byinshi inshuro nyinshi biba bibi. So niyo mpamvu rero intoryi nyine ugomba kuzirya mu rugero zitari nyinshi nyine cyane. So dukomeza twamaze kubona ko intoryi zirimo amavitamini n'imyunyungugu. So tugiye kurebera hamwe nanone ibyo intoryi zikungahayeho, nubwo twari tumaze kubivuga muri composition z'ibizigize, gusa hari n'ibindi byinshi bigaragaza nyine ubwiza bw'intoryi muri rusange. So twamaze kubona ko intoryi ngo ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko intoryi buriya ngo zongerera umubiri imbaraga, bitewe n'uko ngo zirimo vitamini B, harimo B12 na B6, ari byo bifasha ibyo twariye guhindurwamo imbaraga. So byumvikana ko rero intoryi ari nziza kuzirya. Ikindi nanone zifasha amaso kubona neza. Impamvu ni uko zirimo luteine, bikarinda indwara z'amaso, noneho zikagabanya no gusaza kw'amaso imburagihe. So byumvikane ko rero intoryi ari nziza cyane. Ikindi nanone ngo buriya intoryi zirimo vitamini D ifasha umubiri kwakira neza calcium, bivuze uko zifasha gukomeza amagufwa n'amenyo. So nizera ko mugiye kujya mufata intoryi mukazirya mu mafunguro yanyu ya buri munsi bitewe n'uko ari nziza. Ikindi nanone intoryi ngo zifasha umutima iyo zafashwe neza. Nubwo zirimo cholesterol, ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi kurya intoryi mu rugero bidateza ikibazo cy'umutima, kuko twamaze kubona ko muri cya gitabo Imbaraga y'Imana ivura ikorera mu bimera ko buriya intoryi zifasha mu burwayi bw'umutima. Nahangaha biva. Ikindi nanone intoryi zifasha mu kugabanya inzara no kugenzura ibiro. Buriya intoryi iyo tuzirya kubera amaporoteyine arimo, wumva uhaze igihe kirekire, maze bikagufasha kubyagagura kwa hato na hato. So niyo mpamvu ari byiza gufata intoryi ukazishyira mu mafunguro yawe. So inama nziza rero batugira ni uko kurya intoryi rimwe cyangwa kabiri ku munsi ni byiza ku bantu benshi. Ntabwo ugomba kumara buriya icyumweru cyose utarashyira intoryi mu mafunguro yawe. Ni byiza rero kuzirya zitogosheje neza nk'uko twavuze ngo zitekwa nk'uko ibihaza bitekwa, nyine ubwo ni ugutogose. Kandi nanone ukirinda kuzirya mbisi buriya, kuko ibiryo ari bibisi biri low, sometimes harimo amamikrobe ashobora kugutera indwara rimwe na rimwe. So niyo mpamvu rero bagukonseya kurya intoryi wazitetse. Murakoze cyane rero kubana natwe muri iyi video. Uyu munsi nibyo twari tubafitiye kugira ngo mubashe kumenya no gusobanukirwa ibyiza by'intoryi ku buzima bwacu, kuko usanga benshi badakunda intoryi kubw'impamvu zigiye zitandukanye, ibyo bagiye bumva. Ariko ubushakashatsi twakoze bwimbitse ni uko twasanze ko intoryi ari nziza ku buzima bwacu, kandi ko kuzishyira mu mafunguro yacu buri munsi nkeya ntacyo bitwaye, ahubwo bidufasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Murakoze cyane rero kubana nanjye muri iyi video, aho twavugaga ku byiza by'intoryi. Tuzagaruka tuvuga n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo tugende dusobanukirwa. Murakoze, Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Ciao ciao.